Mbahaye ikaze hano nanone kuri Logos 26, ndagusaba mbere y'uko dukomezanya banza urebe aho hantu hari ibara ry'umutuku ukore subscribe. Impamvu ni iyihe? Ni uko intego nihaye kuri uyu murongo yo kugerageza kugabanya ubujiji uko nabishobora kose. Donc ubujiji ni ukuvuga kubaho abantu batibaza ibibazo ngo banabishakire ibisubizo bakoresheje uburyo bwiza bw'imitekerereze. Ubundi ni icyo ngicyo filozofiya imara. Ni ukuvuga rero nudakora subscribe ntago uraba umfashije ko ibyo bintu ndimo ngerageza gutangiza bigera no kuri mugenzi wawe. Ikinzanye uyu munsi rero ni ukugira ngo mbabwire ibanga. Ubundi ibanga ryo kwigenga nyine ni ukumenya gukoresha donc ibitekerezo byawe neza, ni ukumenya gutekereza neza. Umuntu wese utekereza neza burya ni nawe uba uri mu bigenga cyane kurusha abandi. Ako ngako ugashyira ahantu, iyo utekereza nabi buri gihe uba wumva nta bwigenge ndetse yewe n'ubwisanzure uba wumva ntabwo. Ariyo nayo mpamvu rero uyu murongo nawushyizeho kugira ngo tujye tureba ingingo runaka duhuze, duhure, tuziganireho, dufashanye kumurikirana kuko niyo ntego bundi y'umufilozofe. Umufilozofe si ukurikira abandi, umufilozofe ntujya imbere ahubwo abandi bakamukurikira, kubera ko nk'uko nababwiye muri Allegorie de la Caverne y'ubushize nababwiraga kuri Platon, intego y'umufilozofe umaze kubona uko ibintu biri mu kuri kwabyo ni ukumanuka akajya guhishurira abo batarabimenya nabo bakabimenya kugira ngo barusheho nawe kuryoherwa n'ibiriho kandi babeho bigenga. Icyo kintu ubanze ugishyire mu mutwe. Ariko ikinzanye uyu munsi cyihutirwa ni ikibazo nsigaye mbona si kibayeho ubu ngubu, kibayeho kuva na kera ariko n'ubu ngubu nifuje ko tukivugaho. Umuntu yihaye ubushobozi atangira gutondagira Imana kandi njye ku bwanjye numva bidakwiye. Turabanza turebe ubundi iyo bavuze Imana wowe wumva iki? Hari igihe ujya kumva umwigisha runaka, ndavuga abangaba bo mu madini anyuranye, kumva aravuze ati njyewe nabonye Imana, utarayibona azaze nyimubwire. Uzamumbarize uti wabonye isi ite? Azatangira kubura ishusho yayo kuko Imana si ikintu cyajya mu bwonko bwa muntu mu buryo bwuzuye, ku buryo akimenya izina, akakimenya imigirire, akakimenya imikorere, akakimenya donc n'ishusho, ku buryo wavuga uti njyewe Imana narayibonye. Ni nayo mpamvu ka kantu bajyaga bavuga cyane bati ese Imana ni umugore cyangwa ni umugabo? Abantu bakabura igisubizo, ariko icyo cyo si ikibazo gikomeye. Nuko mpereye ku by'abana nyine, ariko ubundi nawe uko tugenda tuganira uzivumburira nimba Imana ari umugabo cyangwa ari umugore, kuko niko kazi kacu gufasha kukuzamuramo ibibazo nawe ukajyamo ugashaka ibisubizo. Abize igiforomo babyaza abadamu bakababonera abana, naho twebwe rero abafilozofe twagakwiye kwigana nka Socrate tukabyazamo abantu ibitekerezo. Ukuri kukurimo ni uko wenda utazi ukuntu wakwivanamo. Reka turebe rero, ubundi wenda mpereye no mu isezerano rya kera mu ntangiriro, Imana igira gutya ibiremye ibintu byose tubona biriho ijuru n'isi, irema inyamaswa, izo mu nyanja, izo ku butaka ndetse n'izo mu kirere ziguruka, inyoni n'ibindi, irema imibumbe nimba ariko navuga, irema izuba, irema ukwezi, donc ibinyarumuri, ibintu byose bikomoka kuri yo. Irangije ibona ibyo bintu nubwo ari byiza ariko biracyabura. Irangije ihita irema umuntu, ariko umuntu imurema mu buryo butangaje, mu buryo butandukanye n'uko yaremye ibindi. Ibindi yaravugaga ntihabeho ibinyarumuri kugira ngo bitandukanye ijoro n'umunsi, bigahita bibaho. Ntihabeho ibi ngibi. Donc yakoreshaga ijambo gusa, yakoreshaga ijambo, hariho nyine ko biva ko jambo yabaye intangiriro rya byose. Muzi si igitangaza cyabaye?
Imana igeze ku muntu yaravuze iti ngaha rero reka tureme muntu mu ishusho ryacu. Aho harimo utubazo tubiri. Kuki Imana yavuze iti tureme umuntu mu ishusho ryacu? Ese Imana icyo gihe zari zingahe? Kuki batavuze ko reka ndeme umuntu mu ishusho yanjye? Kuko ni Imana nyine. Icya kabiri ikaba yaravuze iti aho ntituvuge duti umuntu nabeho, ahubwo umuntu naremwe mu ishusho ryacu. Noneho nicyo kiremwa cyonyine Imana igiye kurema mu ishusho ryayo. Ibyo bibazo bibiri wabisubiza ute? Kuki Imana umuntu yamuremye mu ishusho ryayo, kubera iki se yavuze ngo reka tumureme mu ishusho ryayo? Ubwo rero aha niho Kiliziya Gatulika ntekereza ko izamura imyumvire yayo ku kijyanye na Bibiliya kurusha andi madini, ariho ivuga nyine ubunyurane mu bumwe nimba ariko navuga, donc unité dans la diversité, ku buryo ariho hava iyobera ry'ubutatu butagatifu. Habaho Imana Data, Imana Mwana n'Imana Roho Mutagatifu. Ni Imana imwe mu buryo butatu nimba ariko navuga. Ibyo ngibyo ushobora kubyumva unifashishije ibyaremye mu buryo busanzwe, nk'ubu nimba mvuze umuntu urahita wumva umuntu, ariko se njye ko ndi umuntu w'umwirabura nta muntu w'umuzungu uzi? Abahinde se ntubazi? Dufite sitatu cyangwa se amasura atandukanye ariko umuntu we ni umwe. Nimba rero ibyo bishoboka ku Mana, nako kuri twe abantu turi ibiremwa by'Imana, ni gute bidashobora se gushoboka ku Mana, ikaba yaba Imana Data, ikaba Imana Mwana n'Imana Roho Mutagatifu, bidakuye mu Bumana bwayo, igakomeza kuba Imana imwe ariko mu buryo butatu. Ntekereza ko ariyo mpamvu wenda yaba yaravuze iti reka tureme muntu mu ishusho ryacu. Hanyuma rero uwundi muntu ufite imyumvire iruseho udukurikiye, filozofiya ni ugutanga hypothèse, umuntu akaza agashyiraho objection, tugakora synthèse tukareba ikiri cyo. Ubwo rero nawe wandike muri komenti utubwire impamvu Imana yavuze iti tureme muntu mu ishusho ryacu. Noneho ntabwo yamuremye nk'uko yaremye ibindi. Mbere yaravugaga ati ntihabeho bikabaho. Igeze ku muntu yatobye akondo nk'uko tubisoma muri Bibiliya, irangije ivanamo umuntu. Umuntu imurema ari umugabo. Biranatangaje, mu mugabo niho nyuma yaje kuvanamo umugore. Bivuze ko mu mugabo, muri science philosophique mumbabarire, iyo tuvuga filozofiya ntago tuba tuzirikana cyane kuri kura ziriho. Mu mugabo hari harimo ibitsina byombi, diviziyo yaje nyuma. Urumva nyine umugore yavuye mu mugabo. Ntago Imana yaremye umugore tout de suite nk'uko tubisoma mu ntangiriro, ariko mu gice gikurikiraho hari n'ahandi handitse ko ngo yabaremye ari babiri, barema ari umugabo n'umugore. Ariko ijambo ry'Imana tuzi ndetse banabitubwira iyo dusezerana, bavuga ko umugore yavuye mu rubavu rw'umugabo. Nuko Imana ibiremye muntu mu ishusho ryayo, nyuma imuha ubushobozi bwo gutegeka no kuyobora ibindi byose yari yaramuremeye. Ngira ngo ni nayo mpamvu yamuremye hari nyuma yo kumuremera ibindi. Mbese Imana yakunze umuntu kugeza aho ibanza kumutegurira isi yabona imeze neza n'ibiyiriho na univeri muri rusange tutabasha kumva, ihita ibona kumurema, imuha ubushobozi kubera ko yari imuhaye ikindi kintu itahaye ibindi biremwa. Burya mu biremwa bindi hariho ikintu twita intuition, hakagira n'iki kintu twita intelligence. Ni ukuvuga ngo hari nk'igihe ujya kubona wicaye ukabona wishimye nko mu mutwe cyangwa wikoze nko mu bwanwa, bya bintu ukora utatekerejeho ariko ukabikora. Ibyo ngibyo bikoreshwa nyine n'iyo intuition. Nzashaka ikinyarwanda cya intuition numva, ariko ni bwa buryo bwawe kamere bukurimo bwo gukora
ibintu navuga nko kubikora nk'imashini utigeze ubitekerezaho. Burya inyamaswa, ibindi byose ibiti ubona binyeganyega usibye ko byo wenda ari umuyaga, ariko ndavuga nk'inyamaswa, iyo ikintu cyituye hasi ikiruka ntago yiruka yabitekerejeho, yiruka kuko ari uko iporogaramye cyangwa se ari uko intuwisiyo iyibwiye. Nawe hari ukuntu nyine uvuga uti ndabyiyumvamo, ndabyiyumvamo ariko ntabwo bitekereza. Uko nguko ubyiyumvamo ati ko numva niyumvamo ko hari ikintu kibi gishobora kuba, ntago uba uri gutekereza ko hari ikintu kibi, ni ibyo wiyumvamo. Ni ukuvuga wenda twabyita intuwisiyo, ariko umuntu we yamurengejeho rero imuha intelligence. Nyuma ya intuwisiyo umuntu agira na intelligence, nicyo arusha ibyaremwe byose. Ni nayo mpamvu Imana yamuhaye ubushobozi bwo kubigenga, akabitegeka, akabyita n'amazina. Ari naho ngira ngo hatangiriye inyota ya muntu yo gushaka kudomina cyangwa se gutegeka. Uzabirebe iyo muhuriye ahantu muri umwe cyangwa muri babiri, hahita havamo umwe akavuga ati ndumva nabayobora kugira ngo tugire umurongo uhamye. Uwitwa Jean Jacques Rousseau mu gitabo cye cya Contrat Social yaribazaga ati ariko ubundi ko abantu bavuka bangana bose ari abana kimwe, bavuka ndetse rimwe na rimwe mu buryo bumwe, ubundi bituruka he kugira ngo umuntu umwe cyangwa babiri muri bo bitore bati nubwo twavutse twese muri buriya buryo ariko twebwe turabayobora. De quelle prérogative quelqu'un se donne pour diriger les autres. Turangana, umwe ariko ukabona avuyemo arabayoboye. Iyo nyota nayo yo kuyobora, yo kudomina ni naturel. Ngira ngo umuyobozi mukuru w'igihugu cyacu naho yahereye adushishikariza ko buri muntu wese akwiriye kwiyumvamo ko ari membre uparticipa cyangwa se ari umwagiteri muri politiki. Ushobora kudakora politiki iriya administrative, ugakora politiki yo kugira ngo umuntu mwegeranye abashe kugira ubuzima bwiza, kuko politiki nyine biva kuri polisi cyangwa la cité nation, umujyi gutyo. Ni ukuvuga ngo imigendekere myiza y'igihugu buri wese ayigiramo uruhare, buri wese nyine uko Nyagasani abimushoboje, nimba ariko navuga, kuko uruhare ugira ntabwo ari rwo perezida agira, si rwo minisitiri agira, si rwo depite agira. Buri wese mu cyiciro cye akwiriye kugerageza kugira ngo igihugu kigende neza. Si ibyo ngibyo ngira ngo ntindeho, icyo ntinda ahubwo ni ubwo bushobozi Imana yahaye umuntu bushingiye ku kuba yaramuhaye reasoning cyangwa se intelligence. Ari nacyo gituma rero icyo kintu cy'umwihariko Imana yaduhaye kubona utagikoresha bibabaza cyane abafilozofe, ariyo mpamvu batangira rero gutekereza cyane kugira ngo barebe nimba bo ubwabo nawe twafashanya tugakoresha iyo mpano yihariye Imana yaduhaye. Reka rero umuntu nyuma yo kwakira iyo mpano ikomeye ashake nawe rero kuba Imana. Monsheri, buriya urebe isi ukuntu ingana, kugeza uyu munsi tuzi ko hariho planete zigera mu 9, nizo abantu biga muri geography, cyangwa se imibumbe igera mu 9 yose iri mu kirere cyangwa mu isanzure. Ariko iyo niyo bamaze kumenya imibumbe nyine nyamibumbe, abize geography barayizi. Ariko isi nta nubwo ari wo mubumbe munini muri iyo mibumbe 9. Isi nayo iri hafi y'izuba kuko imbere yayo hari indi mibumbe n'inyuma yayo hari indi mibumbe. Cyakora igitangaje mu makuru dufite ni uko ku isi ariho honyine ubuzima bushoboka. Twinjiye ku yindi ngingo, impano y'ubuzima Imana yaduhaye. Ese ubuzima bwawe ufite ubona bufite intego? Ubuzima bwawe ubona buva he bwerekeza hehe? Ubuzima bwawe ubona kubera icyo uri, kuko Imana yashobora no kutakurema, hari benshi itararema. Nimba isi izanarangira, ishobora no kuzarangira hari abandi itararema. Nawe washoboraga kutavuka, kuki wavutse? Ujya wibaza icyo kibazo, impamvu wavutse? Aho rero niho filozofiya itangirira. Ibaze kuki uriho, ese ubuzima bwawe uri kububamo bihuje koko n'igitumye uriho, cyangwa se wibereyeho gusa witwa mbarubukeye ibindi wenda bikaba bitakureba. Ikintu rero kintera ikibazo iyo usomye mu mateka, usanga mu mateka ya muntu ataranyuzwe n'ubwo bushobozi n'ubwo bwiza Imana yamuhaye bwo mu ishusho ryayo, ahubwo we akavuga ati nubwo ndi umuntu umeze uko ariko buriya nanaba n'Imana.
naho rero byahereye nibaza nti kuki umuntu wa none n'umuntu ariko hambere ariko cyane cyane uwa none yihaye gahunda yo gutondagira Imana. Ubundi twizera ko the whole cyangwa se ikinini cyangwa se icyo muri rusange kiba kirusha the part cyangwa se kiba kirusha sauce. Turabibona nibyo navugagaho mu gitekerezo cyashize nk'ikintu kiriho gusa mu gitekerezo kirutwa n'ikintu kiriho mu gitekerezo ariko kinabaho mu buryo bugaragara nyine navuga ngo muri reality. Wenda ibyo nabyo tuzabigarukaho ariko icyo nshaka kuvuga ni uko ibyo ari byo byose Imana nimba yararemye umuntu ntabwo yagakwiye kuyitondagira uretse wenda n'ibi byabaye muri iyi minsi usanga umwana ashaka gutondagira umubyeyi ariko ubundi ntibinakwiye ko umwana atondagira umubyeyi wamubyaye. Wowe yakubonye uri muto cyane uri igisekeramwanzi utabasha kugira icyo wikorera aragukuza arakurera ntabwo byumvikana uburyo wahindukira ukamutondagira cyangwa se ugasanga ntumugomba icyubahiro. Ni nabyo rero twigira ku Mana iyo twumva dushaka kuyihangara kugeza n'aho dushaka kuyihinyuza. Umuntu wisanze hano ku isi mu kugerageza kumva inkomoko y'ibintu ugasanga aravuze ati wenda umuntu yavuye ku nkende bya bindi twita ngo kuri evolution. Ni umuhanga witwa Charles Darwin teori ye rwose ngenda yikritika cyane kuko mba numva nta shingiro rinini ifite kuko ari evolution nawe agera hakaba stuck cyangwa se bikamucanga wamubaza uti ako kantu we yavuga ko afata igitekerezo kivuga ngo kantu katuritse kubera imbaraga nyinshi bita big bang ariko se ko kari gaturutse he? Byanze bikunze isi n'ibiyiriho isanzure n'ibiyirimo bifite igihe byatangiriye kandi bifite uwabitangije ntakwiriye kugira intangiriro kuko nyine nawe ayigize yaba afite uwamutangije bityo tukaba twagera rero muri infini ku buryo ibyo nanone ubwenge bwacu butabasha kubyakira. Hagomba kuba hariho imbaraga rusange zatangije ibyo tubona byose zaremye ibyo tubona byose. Njyewe rero n'abandi batandukanye abafilozofi cyangwa n'abatari bo bizera ko izo mbaraga ari Imana. Nicyo twita Imana ikaba itamenyekana ku buryo bwuzuye ku buryo yajya mu bwenge bwa muntu. Iyo umuntu yakubwiye ko yabonye Imana hari ikindi aba avuze ntabwo aba avuga ko abonye ishusho yayo, ntabwo aba avuga ko yumva imikorere yayo, ntabwo aba yumva neza uko Imana ikora ijana ku ijana. Uzamubaza uti kubera iki njyewe yandemye gutya wowe ikakurema gutyo, ikindi kandi nyuma y'urupfu izabigenza ate? Ni proposition cyangwa se ni ukugerageza kuvuga ibyo abasha kumva ariko ntiyabiheraheza. Ari nacyo gituma siyanse izi zisanzwe imibare, shimi, biyoloji, fizike hari icyo tuzinenga, zisubiza ibibazo by'ubuzima busanzwe ubuzima tubona ariko ntizibasha gusubiza ibyo bibazo nyine ubundi bijyanye n'umutima. Hari ibibazo bijyanye n'umutima cyane cyane ese umuntu uko avuka agapfa nyuma yo gupfa bigenda bite? Umuntu aba yavukiye iki? Siyanse ntabwo icyo kibazo yagisubiza. Umuhanga wese uzamubaza uti kubera iki navutse? Birangira akubwira ati ni ugushaka kw'Imana. Hari abavuga ati nyine waravutse gutyo gusa ariko nk'ubwo icyo gitekerezo birumvikana ko kitumvikana. Rero umuntu Imana iramuremye, imuhaye ubwenge, imuhaye ubwiza bwo mu ishusho yayo, imuhaye ubwigenge nk'ubwayo, ndavuga ubwigenge ho gatoya kuko umuntu ntazigera areshya n'Imana, maze rero umuntu aratangira ati ariko nagutondagira. Ni nacyo cyaha cya mbere Adamu na Eva babanje gukora, bashatse kuyitondagira. Inzoka arababaje ngo harya yababujije kurya ibiti byose biri muri ubu busitani? Kandi wibuke ntabwo ariko byari byaragenze. Hanyuma ba Eva ati oya turabyemerewe uretse kiriya giti cyo hagati kitumenyesha icyiza n'ikibi kuko umunsi twakiriye nyine twazapfa. Hanyuma inzoka cyangwa se nyine diable shitani nyine bivuga kudiviza ubundi shitani nta kindi ivuga ni ugutera amakimbirane gusa. Irababwira ati gupfaho ntimuzapfa ahubwo ifite ubwoba ko muzamera nkayo. Mu yandi magambo abwiye Eva
ati nimba udashaka kumera nk'Imana nibwo utakirya, ariko nimba ushaka kumera nkayo kino giti wakirya. Eva arasoroma ararya, ashyira n'umugabo we ngo arye. Bifuza kuba Imana, Imana ibona bakoze une erreur, umwana atondagiye umubyeyi we amuhanisha. Ubundi yari yanamuteguje ko nakirya azapfa, ariko Imana nk'inyampuhwe ntiyica muntu, ahubwo imukura muri Edeni. Ariko ibyo nabyo nzabigarukaho kuko n'ubundi igihano cyacu cyagumyeho, n'ubundi kubaho ni ugupfa gahoro gahoro, kereka iyo tuba tudapfa. Kubaho ni ugupfa gahoro gahoro. Ibyo ngibyo nabyo ubyandika ahantu. N'ubundi navuga nk'umufilozofe uwo bita Martin Heidegger wavuze ko dès qu'un enfant est né, il est aussi assez vieux pour mourir. Ni ukuvuga ngo kuva umwana avutse aba anashaje kugira ngo apfe. Kubaho rero ni ugupfa gahoro gahoro. Umwana yapfa, wowe uri kureba video wapfa, umuntu wese uko akomeye uko ameze kose yapfa. So rero ubuzima bwacu usanga n'ubundi ari ukwitoza gupfa gake gake kugeza igihe dupfiriye burundu. Ariko si iyo dupfuye yaba ubwo bwenge Imana yaduhaye, yaba roho, yaba umubiri, byose birapfa bikaba birangiye, cyangwa hari igikurikiraho. Iyo ni ingingo tuzagarukaho ubutaha. Ntabwo ari Adamu na Eva gusa rero bashatse gutondagira umuremyi w'ibiriho byose, ahubwo n'abahanga harimo n'abafilozofe barayitondagiye. Ndavuga Nietzsche nk'ubu ngubu wavuze ko Dieu est mort, wavuze ko Imana yapfuye, ko bityo umuntu akwiriye kuba Imana ku giti cye. Turashaka nyine gusimbura umwanya w'Imana twebwe abantu ba nta kigenda. Hari icyo Blaise Pascal yita nyine ni nk'agacucu cyangwa se nyine ni akagoryi. Donc umuntu ni akaremwa nyine k'Imana kari aho kari fake, kari fragile, nyine amagara yacu tuyatwaye mu tubindi tumeneka ubusa. Sinzi aho icyo cyifuzo cyo gushaka kuba Imana muri twe kiva. Icya mbere twebwe tugira intangiriro n'iherezo. N'ubu wapfa, n'ubu napfa, ariko nyine nkabona wenda ko udufaranga duke ngize, cyangwa se iyi si Imana yadutije kubera ko nyigizeho hegitari nyinshi, nkahita mvuga nti buriya nanaba Imana. Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. N'ikimenyimenyi wavuze ko Dieu est mort, yapfuye mbere yayo, turacyavuga Imana, we turamuvuga nyine tumukritika gutyo. Hariho igihe wenda azakomeza anavugwe simbizi, ariko kameme Dieu est là, Imana irahari. N'undi ni nayo igiteza oda, cyangwa se igishyira gahunda mu bintu byose. Ariko buriya Imana itarabayeho cyangwa yarapfuye, ubu buryohe buba mu gisheke bwaba bukomeza kuva hehe? Ibaze kuryama, ukaryama kuri ugasinzira utazi iyo uri, mu gitondo ukabona urakangutse, ukipanga akazi ugakora, rwose ukaba busy kurusha no kwita ku bandi bantu. At the end, Imana rero ukuntu ari nziza, umugani wa wa mufilozofe nayo imaze kuvuga hejuru. Nyuma ya byose urupfu ruraza rukarangiza iyi komedi y'ubuzima twirirwamo. Uwari ukomeye nawe agacaho, wari woroheje agacaho, iby'inyuma yaho tuzabiganira. So abantu rero batondagira Imana mu buryo bwinshi. Ubu ngubu abigisha mu madini atandukanye batangiye kuyigira igikoresho cya income, cy'amafaranga. Akabeshyabeshya akavuga ati Imana nayibonye irakugirira neza, iguhaye umugabo, iguhaye ihene, iguhaye inka n'imodoka. Ntabwo ubwiza bw'Imana tuburebera mu bintu itanga. Nibyo wenda navuga ngo mu myumvire yo hambere mu Bayahudi bumvaga ko ikigaragaza ko uri kumwe n'Imana yaguhaye umugisha ni ingano y'amatungo n'amazahabu n'abakozi n'indi mitungo myinshi utunze. Nyamara Imana si ikintu ku buryo ubwiza bwayo wabubarira mu bintu itanga. Imana ni ukuntu ahubwo ubwiza bwayo wabubarira mu kuntu ikubeshaho, mu kuntu yakuremye mu buryo butangaje, ukava mu busa. Ndavuga ubwo busa ntago nirengagije ko wavuye mu gitaka, ariko nyine ukava aho ngaho ukagira umwuka. Ibaze nk'ubu wa mugani wa Byumvuhore iramutse iguhaye fagitire, wayishyura angahe? Wayishyura iki? Ntabwo rero bikwiriye kugutangaza kumva abantu bavuga Imana ko iriho,
ko Imana ishoboye byose, ko Imana ituba hafi, ibyo ntibikagutungure, ahubwo icyagutungura, Imana yaremye isi, ikarema Venus, ikarema Mars, Imana ikarema izuba, ikarema ukwezi, Imana ikarema abantu bamaze kuba miliyari zirenga ku isi, Imana ikarema inyanja ubona zidakamamo amazi zirirwa hariya, Imana ikarema inyenyeri uruhumbi n'uruhumbirajana rwazo, Imana ikarema umwuka, ikarema ibintu byose biribaho, Imana igakora ubuzima ikabuduha, igakora buriya buryo tuzajya duhora kororoka, igashyiraho umurongo wo gupfa gukura, donc wo kuvuka, gukura no gupfa, ibyo ngibyo ukabireba ukagira ngo birikora. Cyangwa nka ba Elon Musk bakavuga ati ubwo tubasha gutembera muri icyo kirere tukabonayo ibintu byinshi Imana yashyizeyo, ati ubwo siyanse tubona ishobora gusobanura hafi y'ibintu byose, noneho nta mpamvu yo kwibanda cyane mu by'Imana kubera ko siyanse ubu yabidufashamo. Ariko abantu batekereza nka gutyo i Muhanga byaranshekeje, iyo uva mu by'Imana ushoka hepfo werekeza za Gitwe Epfiriya, hari ahantu uca hitwa mu ngendo mbi, donc ukiva mu by'Imana uhita uhingukira mu ngendo mbi. Sawa rero, niba ushaka kwigira mu ngendo mbi ngaho va mu by'Imana. Siyanse nibyo hari ibintu byinshi ishobora gusubiza, ariko hari na byinshi idashobora gusubiza, harimo nka bya bindi nahoze mvuga haruguru, nk'ikibazo cy'urupfu n'ubuzima bwo hirya y'urupfu, biragoye ko wabona siyanse igisubiza. Aho twashakira igisubizo gusa ni muri filozofiya, umuntu agatekereza akagerageza kumena, akajya hirya y'ibitagaragara agashaka igisubizo. Ntabwo rero ari Nietzsche we mvuze wavuze ko Imana yapfuye, ahubwo no muri iyi minsi ubona umuntu atesha undi agaciro, cyangwa se ukabona nyine umuntu kubera ubwo bushobozi afite arashaka kudomina ibintu byose, ukabona wenda n'igitekerezo cy'Imana kiragenda kibura muri we. Hari akantu ngiye gusorezaho mbere y'uko tuzataka iyi ngingo mu buryo burambuye, nabonye ahantu nanjye gacaho ariko ndakanota ndetse ndi no kukadevelopa, cyangwa se ndi kugakoza, ndi gushaka uburyo nkandikaho nkabisobanura cyane. Uko waba umeze uko ariko kose, icyo waba ufite icyo ari cyo cyose, amashuri yose waba warize, uko wafilozofa byava he ndajya he, uko wakwinjira mu bihe, uko waba umupfumu tugapfumura ibihe byahise n'ibizaza, Imana yakurekura nawe wamwara. Tubeshejweho nayo, twaremwe nayo, wenda ibindi ni ukugerageza uguhuza ubwenge bwacu n'umugambi wayo kugira ngo tugire ubuzima bufite intego, tubeho neza duhuza ukwemera na siyanse, kuko byose bituma dushaka ukuri. Imana niyo kuri guhebuje. Saint Augustin we cyangwa Mutagatifu Augustin ni umufilozofe dukunda cyane. Umutima wacu ntuzigera utuza utaraturiza mu Mana, tuyishakashake ariko tuyishakane ubwenge, ibyo nabyo wenda tuzabigarukaho. Ndabakunda cyane. Iyi ngingo se wumvishe ari kigufashije? Wumvishe iki kiganiro kigenze gute? Uko byagenda kose, nimba ugikunze bitwereke, kora like, hanyuma ukore na subscribe. Nimba nabwo cyanze, kora dislike, hanyuma nabwo ushyire muri comment impamvu ucyanze. Ariko nanone ukore subscribe kugira ngo nituzana n'icyo ukunda ntikizagucike. Naho ubundi nabashimira cyane, narangiza nkabifuriza ibihe byiza, murusheho gutangazwa n'ibiri mu isi no mu isanzure abasha kubonayo, mutangazwe n'uburyo mwubatse n'uburyo muriho, maze muhe icyubahiro uwabitangije aho kumutondagira. Gutondagira Imana ni ukwikoraho, ni ugutema igiti wicayeho, ni ukuruma ikiganza kikugaburira n'iy'amazi ashyushye akibagirwa iwabo wa mbeho. Ndabakunda cyane.